Nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba filime bita Dadev. Uyu ni wa mwanya rero wo kuganira kuri filime yacu, tugenda tuganira ku bintu bimwe na bimwe byagiye biba muri filime. Uyu mwanya rero tugiye kuba twaganira ku kuntu Nzayino arimo kujarajara, arimo kuvuga ati se ubu ngubu ngendane na Teta cyangwa ngumane na Miki. Yabuze icyo yahitamo rero ubu ngubu ari hagati nk'ururimi, arimo aravuga ati se ngumane na mabuja w'inzobe cyangwa ngendane na mabuja w'igikara. Dore ko ubu ngubu Nzayino ubu ngubu asigaye yiyumvamo Miki, ngo kubera ko ari umumabuja w'inzobe, ngo kandi ngo akaba afite ngo ibitako byiza, ngo akaba anari mwiza kurusha Teta. Ese ari buze kuba yahitamo nde? Bari buze kuba bagumana? Muratekereza ari buze kuba yahitamo Miki cyangwa ari buze kuba yahitamo Teta? Turabizi neza ko Miki ari amafaranga Teta ahereza Nzayino. Turabizi neza ko Miki atayahereza Nzayino kuko ariya ni amafaranga menshi. Turabizi neza ko amafaranga ya Teta ari amafaranga y'ikuzimu. Rero niyo mpamvu atanga amafaranga angana kuriya. Nawe reba umukozi wo mu rugo kuba ahembwa ibihumbi 120. Murumva ko ari ibintu birenze. Ni nayo mpamvu rero Miki atapfa kuyahereza Nzayino. Ese Nzayino biribuze kuba byagenda bite? Kari gusaba Teta ngo aze kumwongeza amafaranga, abe yamwishyura ibihumbi 200. Ariko Teta nawe yamubereye ibamba, aramubwira ati ayo mafaranga ntayo naguha. Anaramubwira ati uze kubitekerezaho, ahubwo niba turi buze kuba twagendana cyangwa niba uri buze kuba wasigara uze kumpa igisubizo. Rero Nzayino yaje kubitekerezaho, ahita abwira Teta ati naje kubitekerezaho nsanga ndibuze kuguma hano, ntago turi buze kujyana. Nutanyongeza ayo mafaranga ngume ibihumbi 200, ngo ntago ndibuze kuba nabyemera. Ariko Teta yahise amwibwirira ko ibi ngibi ari buze kuba yabyicuza nataza ngo bajyane. Ashobora kwikanga ari gukorera Teta ku buntu. Nzayino nawe aravuga ati ibyo ngibyo ntago bishoboka, nk'ukorera ku buntu se habaye iki? Ati njyewe Nzayino. Ariko turabizi neza imbaraga Teta afite, ashobora kuba yagira ibyo akorera Nzayino. Nzayino kubera ari kwanga kuriya, akaba noneho yaza agakurikira Teta atiriwe nabimusaba, akaba yanamukorera ku buntu nta n'ikintu arimo kumuhemba. Teta arimo kumwibutsa akamubwira ati Nzayino, wageze hano hari n'ikintu na kimwe ufite, none aka kanya urarenzwe, ngo ushaka kuba wagenda, ngo ushaka kuba waguma hano ukanga ko tugendana. Amasambu wagiye uragura iwanyu wubakisha n'amazu. Ati none ubu ngubu nibwo uhise uwanga ko tugendana? Ati rwose ibi bintu uzabyicuza, ibintu urimo kwikora ukanga ko twagendana, ngo ushaka amafaranga, ngo ushaka kuguma ahangaha, ushaka kugumana n'uwo mabuja wawe uri kuvuga ngo ni mabuja mukuru. Ibi bintu uri buze kuba wabyicuza, kuko hari igihe uri buze gusanga uri kunkorera ku buntu ntiriwe nambigusaba. Ese ibi bintu biri buze kuba byagenda bite? Biri buze kuba byashoboka cyangwa ese Nzayino ari buze guhitamo Miki? Ari buze guhitamo Miki cyangwa ari buze guhitamo Nzayino? Reka mbasabe kugira ngo mukomeze murebe munakanda subscribe hano kuri iyi channel. Ciao ciao, ndabakunda cyane, nawe utaha.